Ndabashimiye mwebwe mukomeje kudutega amatwi, mukomeje kuzajya mukurikirana ibiganiro byacu. Ibyo bintu biratunezeza, ariko turabasaba kugira ngo mujye murushaho gukora subscribe, zitera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo tubagezeho ibyo mukeneye. Ikintu rero nje kuvuga uyu munsi ni nko kwihanangiriza abahutu bari muri opozisiyo bashaka kuyobya, bashaka kwica, bashaka guhemuka. Maze igihe mbona basa n'abanyotewe ibyabaye muri 59, basa n'ababisingiza, basa n'abavuga yuko mbese ku bwabo byakongera. Ikintu cya mbere ntabwo ari revolution, ntabwo ari impinduramatwara. None se niba wihandagaje ukajya hari ukavuga ngo ni impinduramatwara, ngo abahutu mwari mwarakandamijwe muri 59, ibyo ni nko kwerura ukagaya ubutegetsi bw'umwami Mutara III Rudahigwa. Koko aka kanya muribagiwe ukuntu ndetse nawe yashyiraga imbere abahutu kurusha n'abo batutsi muvuga? Ako kanya murabyibagiwe? Ese iyo mwihandagaje mukavuga biriya bintu ngo mwari mwarakandamijwe, mbonye umutwe nguwo muvuga ngo yarakwiswe, ubundi yagizwe sushefu mu biki? Yagizwe sushefu n'abahutu? Ni impinduramatwara zanyu mwakoze hanyuma mumugira sushefu? Reka mbasaba ikintu mbiginga, ntimuzajya muterera kujya kuvuga ibyo bintu mubeshya abantu. Mujye muzirikana yuko erega hari n'urubyiruko rubatega amatwi. Mujye muzirikana yuko hari umurage murimo gusiga. Impinduramatwara yo muri 59 nta mpinduramatwara irimo. Ni abahutu babishywe, abazungu barababeshya, barabifatira, babereka yuko mwakandamijwe, murabyemera muti koko wa mugani twarakandamije. Barabeshya muremera. Igihugu cyanyu muragitoba, muracyangiza, mwirukana abagituye, mwarangiza mukajya hano mukabeshya ngo nibo bahunze kuko wowe wata ibyawe, wata umutungo wawe, wata ibyagutungaga ngo urahunze, ngo nuko umwami atakiriho, ngo nuko umwami ngo yapfuye, ngo nuko inabi bayishenye, ngo ibintu mba mubeshya ni ibiki? Mwirukanye abanyarwanda. None se da, niba ubutegetsi bwanyu ari bwo bwiza, kuki iyo mugiye kuvuga amateka mwibanda guhera kuri 50, iyo mugiye kuvuga amateka ya mwakozemo ibitangaza muhera kuva 5 7 kugeza 5 9, ngo mwaraharanye, mwararwanye? Ariko ibyo bintu mba muvuga ni ibiki? Kuki mutareba noneho mukimara gufata leta kuva muri 59 bayidaka tuvuge gutyo kuza kugeza 94, ni izihe impinduka zagaragaye zakozwe muri iki gihugu washima wavuga? Byibuze uzajya hari uzivuga uti mu gihugu cyacu kubwa Mbonyamatwa hakozwe iki, kirashimwa, kubwa Habyarimana hakorwa iki, kubwa Kayibanda hakorwa iki, cyahese? Ahubwo mugiye kuvuga mwibanda muri 59 mukabeshya, mukariganya mu magambo, mukariganya mu mateka, witwaza ngo wasomye ibitabo, witwaza ngo warize, witwaza ngo urasobanukiwe, ngo uri mukuru, ukabeshya. Rero twe gushakira inyungu mu bintu bisa nk'ibyo ngibyo mba mbona mu binyoma, muzirikane yuko hari abakeneye kumenya amateka nyakuri. Nta muhutu wigeze akandamizwa muri iki gihugu ku ngoma ya cyane. Abazungu baciye Musingi Maba muri Congo mu musimbuzo Rudahigwa, bibwira yuko bagiye gukomeza bagakandamiza abanyarwanda. Rudahigwa muzi uko yabigenje mu mbaraga yari afite nk'umugabo icyo gihe, aho kugira ngo mumutere ingabo mu bitugu, barabashuka bamuca inyuma mujye kumurwanya, ngo murazana ngo manifeste z'abahutu n'ibiki. Rero ikintu ushaka njyewe nifuza, kandi nzi neza yuko hari ababyifuza nkanjye, mwigoreka amateka, mwebwe muri opozisiyo, mushaka ahandi mubyinira amateka ye mwiyakiniraho, kuko Kagame ntacyo yababaza, wenda yaravuyeho, n'undi uzaza azayababaza, kuko ni ikintu kidahinduka. ahangana n'ubuhangana nawe, ariko wibeshya mu mateka, wibeshya, wihanganisha abantu, gusa ibyo bintu muba murimo n'ibyundi.
koko ukajya niba hari ubita ngo ni padiri ngo ni padiri naho imana nta soni ugira koko ariko imana yo mu ijuru ngiye muranayibabaza kwanza ngira nambaza kwitwaza padiri kwitwaza ngo uri gusa ndashaka kugira ngo tuzafate akanya tugorore amateka muri 59 mwumve neza yuko nta mpinduramatwara yari ikenewe hari ahantu impinduramatwara zimwe igihugu cyari kiyobowe gitekanye abakoroni nibo basheshe bakangiza ibyari biriho ubutegetsi bwiza cyangwa se leta nziza y'Umutara wa gatatu Rudahigwa yari yazanye yangizwa n'abazungu n'abahutu bemeye kubeshywa n'abazungu umuntu n'umugabo bakamubeshya warangiza ukajya hari ukamutaka ngo yari umusosiyalisite ngo Gitera yari umusosiyalisite wahihise umusosiyalisite wirukana utuye igihugu umusosiyalisite wiyemeza kwica umusosiyalisite ugura imihoro umusosiyalisite uvuga ngo umwana w'umutu n'umututsi n'umufunzi ukagura uri umusosiyalisite nyabaki warangiza ukajya ukavuza induru nta umusosiyalisite amara kuriya nta musosiyalisite nzi basi mwajya mufata n'urugero rwiza koko wafata nakoreka mbere ko gusaba ibintu mubirekere ibintu mubireke muhangane n'ibyo muhangane nabyo ariko mu mateka mwiyica mwitwicira ahashize mwidusebereza abantu batatu ese nufata muvuga ngo ahabera revolution ubwo uraboneza ubutegetsi leta y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa kandi tuzi ko ari nta makemwa buri munyarwanda wese uriho wa kera ukiriho yaguha amateka y'uko ntaho nta na hamwe ndetse nta na hamwe ubutegetsi bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa cyangwa se leta ye niba yari leta cyangwa se bwami ku ngoma ye ntaho yahurira na rimwe n'iya Mbonyumutwa cyangwa se n'iya Kayibanda yakubwira neza yuko umuhutu yari afite imyanya batuma bameze neza wagize ukajya kubeshya ngo mwakoze impinduramatwara mwari mukandamijwe nande reka turekere aha ngaha gusa mujye mutekereza ku kintu nk'icyo ngicyo ntimukizirikane mubesha abanyarwanda ngo perezida yarapfuye n'ubu abazungu baracyabeshya ngo abahutu mumbabarire baracyabashuka ibyo babeshye muri 59 mukiyicira igihugu cyanyu n'ubu baracyakomeje kubashuka mukabyemera baragushuka murababaza cyane murakoze mujye mugakora subscribe tugire ikintu tubagezaho gusa ikintu mbisabira mw'abantu mw'abanyarwanda amateka yiyica bishingira kuri 59 ngo bibye umutwe babibye ubwonko nibyo mukeneye asa abantu muvuga ngo nabonye disikuru ya Mugesera ngo ntabwo tuzitesha ibyiza twagerejweho na revolution 59 my friend birani bikereko nibyo mugarura nibyo murimo kwimika uzi umwana wawe niba ujya hariya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga yuko nawe uregura bivuga biriya byavuzwe na Noza na uyu mugabo ufunzwe Mugesera nawe ni nkaho ubivuga ni nkaho uvuga yuko muri 59 ya revolution ukeneye kwigarura nese niba ujya hari ukarubanda ukavuga ko ukeneye ibyo bintu umwana wawe umubwira iki umwigisha iki muri 59 nta revolution yigeze ibaho nta mpinduramatwara ikintu cyavuyeho twese tuzi ni leta ni ubwami nibwo kuyoborwa nta perezida byaje mu Rwanda naho nta mpinduramatwara kereka niyo mpamvu uvuga nta muhutu wari ukandamijwe mu gihugu cye kandi murabizi ko hari abahutu hari abashefu n'abasushefu ibyo murabizi ariko mubirenza amaso mbabare ariko tuzaganira mukore subscribe murakoze